Turabasuhuje rero bakunzi bacu ba Kigali Stars, bakunzi b'icano yacu. Tugenda tubagezaho amakuru atandukanye n'ibiganiro bitandukanye umunsi ku wundi. Muri iyi minsi rero maze kumva kampani ikunzwe cyane iri kugenda ifasha abantu mu bintu bijyanye n'imitungo itimukanwa, haba ngo mu kugurisha, mu gukodesha ndetse no mu kuyicunga. Twabagereye rero aho bakorera ku Muhima kuri Yamaha. Ni kampani izwi ku izina ngo rya Nzuri Business Group Limited. Twagiye mu biro byabo aho bakorera ku Muhima hano muri Feruje, tubasha kuganira n'umukozi wabo dusobanurira byinshi mu byo bakora. Ndagira ngo tumubahe cyangwa se tumuvugishe atangire yibwira abadukurikirana n'ibyo bakora muri rusange. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Muhoza Tumutine, nkaba ndi secretary wa Nzuri Business Group. Tukaba dukora ibijyanye no kugurisha imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza, mbese imitungo itimukanwa muri rusange. Murakoze. Ngira ngo iyi kampani yanyu imaze kumenyekana, mwaba muranga gusa cyangwa mubasha no kuba mwagura wenda, cyangwa se umuntu ukeneye, no kuvuga ngo umuntu ukeneye kugurisha aza hano mukamurangira umukiriya, cyangwa se ukeneye kugura nawe akaza mukamurangira iyi nzu agura cyangwa ikibanza? Yego, nibyo dukora. Ukeneye kugurisha aratugana hano tukamufasha kugira ngo twereke abaturarwanda ibyo afite, ubasha kuba afite ubwo bushobozi kugira ngo abashe kugura icyo kintu. Nawe ke tumuhuzanya n'umukiriya nyine ushaka icyo kintu. Ntabwo ari twe tubigura ngo tubigurishe, ahubwo tumufasha guhura n'abakiriya bashaka ko yagurisha icyo kintu cyiwe. Urakoze cyane. Mwaba mukorera ni hano muri Kigali gusa cyangwa ni mu gihugu hose? Dukorera mu gihugu hose, kuko ntabwo dukorera muri Kigali gusa, hose turahakorera. Kuki ushaka kugurisha icyo ari cyo cyose uraduhamagara tukakugana, tukaza tukareba ibyo ufite, we tukabahuza n'abakiriya. Ese mukora mu buhe buryo ku buryo umuntu ashobora kwizera ibyo mukora? Mutandukaniye n'abandi bakomisiyoneri? Ngira ngo abakomisiyoneri ni benshi hanze aha ngaha ku muhanda hehe, biroroshye cyane kubona umukomisiyoneri. Ni iki mutandukaniyeho n'abandi ku buryo umuntu yareka gukorana n'uwo areba hafi bikaba ngombwa yuko yirirwa aza hano ku Muhima kubashaka cyangwa akabahamagara? Ukuntu twe dukora, abakomisiyoneri asanzwe ubundi bo bagenda bakavugana n'uwo bakagurisha batabanje kubwira umukiriya ngo bamujyane avugane n'uwo ushaka kugurisha. Ariko twebwe iyo utuganye ni ukuvuga ngo turaza ukatugana ahangaha tukagenda tukaguhuzanya n'ushaka kugurisha, mukaba mwakumvikana. Bishobora no gutuma ko ashobora kukugabanyiriza, ariko mu bakomisiyoneri bandi basanzwe ashobora kongeraho igiciro kuko abishaka. Ariko wenda ugurishije afite impamvu agurishije n'amafaranga ashaka gushyira. Twebwe rero nuvuga ngo turabafata tukabahuza, mukivuganira kuri ibyo giciro. Ashobora kugabanyiriza cyangwa agakuba yaguha izindi information kuri ibyo ngibyo wenda afite. Birumvikana. Icyo nanjye ntabwo nari nkizi ibyo ngibyo kuko birashoboka. None se ubundi hari nk'ibyo tumaze iminsi mwamamaza, ndumva hari radiyo imwe numva hano mu gihugu, ndumva ari kuri Radio, yuko ngo hari ibintu bijyanye no kwandika abakomisiyoneri ngo barimo biyandikisha. Ibyo ngibyo byo birakorwa gute, cyangwa se abakomisiyoneri babifitemo izihe nyungu ku buryo ari ngombwa yuko biyandikisha? Murakoze kuri icyo kibazo cyiza mutubajije. Ni ukuvuga ngo iyo ngibyo by'abakomisiyoneri kuza kwiyandikisha birafasha, kuko ni niyo leta ibirimo yabihagurukiye, kuko hari ukuntu abantu bagura ibintu bigiye bitandukanye batamenya uko amafaranga yakoreshejwe cyangwa uko umuntu yaguze. Ugasanga hari nk'igihe umuntu aguze ikintu ariko gishobora kuba kiri mu ideni, cyangwa akagura ikintu utazana amafaranga aturutse. Niyo mpamvu leta yabihagurukiye. Kuko rero mu gukoresha kwiyandikisha kw'abakomisiyoneri ni ukuvuga ngo muratugana akiyandikisha. Noneho impamvu abandi bibafasha, hari igihe ushobora kugurana n'umuntu inzu akakwambura, akakubwira ko ntaho kuzi ntaki, ariko iyo uri wanditse nko muri kampani, ni ukuvuga ngo iyo kampani ishobora kugufasha ukaba wabasha kubona ayo mafaranga yawe, cyangwa ukabasha kurega kugira ngo ibyo ngibyo bakunyaganyije babashe kuba babikurikirana. Hanyuma se umukomisiyoneri utiyandikishije
bimutwaye iki akagumya akikora nk'uko nguko cyangwa ko ari uko abona abantu kwiyandikisha bimaze iki? Utaziyandikisha se we bizagenda bite? wakoze utaziyandikisha n'ubwo bazamukurikirana kuko azaba akora nyine ibyo ku giti cye, ariko ntabwo ari ko kuko nk'ayo ngayo n'uvuga ngo nawe abafatanyije n'abo ngabo. hari nk'urugero ashobora kuba umuntu kuza wenda ari umuntu winjiriye igihugu utabizi, ugasanga hari nk'ibintu aguze kugira ngo abashe kuba wenda ari nk'umunetsi cyangwa ikindi kintu, ariko ugasanga nk'uko nguko bagufashe nawe gushyira muri icyo cyaha kuko ntibakuzi, ntibazi icyo ukora, ntibazi ko kuri uwo mukomisiyoneri koko mu Rwanda, ugasanga rero nawe biguyemo gutyo. Rero impamvu twe tubashishikariza kuza kwiyandikisha ni ukuvuga ngo uhagarariye nyine abakomisiyoneri mu buryo, cyangwa uri umukomisiyoneri urazwi, ukora ako kazi kazwi ko ariko nyine, kubwo niyo wagura wavuga ko ari umukiriya mwahuye, ntabwo wari uzi icyo akora, ukabasha kugaragara ko hari ako kazi wari urimo. Birumvikana, noneho ndumva bisobanutse. None se ubwo mwebwe nka Nzuri, twumva ngo ni Nzuri cyangwa sinzi, Nzuri niyo yandika abakomisiyoneri, ibikora yo nk'uruhe rwego, kandi ko Nzuri ari kampani yo yandika abakomisiyoneri, niyo ibandika cyangwa ni urundi rwego wenda rubashinzwe? Ni urundi rwego rubashinzwe rw'abagaga muri leta bitwa rwa REB. iyo ngiyo niyo yatwe yadufashe ngende ifatisha amakampani kugira ngo abantu bakomeze kwiyandikisha mu makampani. ntabura ko kundi kuvuga ngo nabwo bikora ku giti cyawe ntushaka gutanga umusoro, ariko iyo ukora muri kampani ishobora gutanga uwo musoro kandi nawe ubasha kuba wakora. ikindi kampani cyiza cyane uvuga ngo twe tubasha kwamamaza ibyacu bikagaragara kandi tuba tubifite ko tuzi koko ibyo ari byo. Vango rero iyo ugannye Nzuri mugakora na kampani, nuvuga ngo ibyo ngawe nawe ufite bigiramo amahirwe menshi yo kuba wagurisha kandi ukagurisha neza nta kibazo ugiranye n'abandi bagenzi bawe cyangwa abakiriya ufite. Amakuru se tudafitiye gihamya turi kumva hanze aha ngaha agenda acicikana ngo nyuma yo kwandika ngo hashobora kuzaba ngo amatora y'abakomisiyoneri kuva mu nzego z'ibanze ngo mu kagari, umurenge n'akarere ngo no kugera mu rwego rw'igihugu, ngo ibyo ngibyo byarangira ngo noneho ngo abatarabashije gukora icyo gikorwa ngo bakabasha nyine bagafatwa nk'abakora ako kazi mu buryo butemewe n'amategeko. Byaba ari byo cyangwa nabivugira? Ibyo nuvuga ngo kuko bashyizeho igihe cyo kwiyandikisha ko abakomisiyoneri bagenda bakora mu makampani bakumenye nyine gukora muri iyi kampani. Nuvuga ngo icyo gihe nikirangira utariyandikishije koko niko bizaba. Iyo nama y'abakomisiyoneri izaba mu gihugu, bagende bakora inama batora abayobozi babahagarariye cyangwa babashinzwe. Igihe rero nawe uzaba utarimo cyangwa wariyandikishije baza ko bazagufata nyine nka wa muntu cyangwa abandi bantu navuga wenda nka mayibobo cyangwa ikindi kintu, ngo nta kintu uzaba uhagazeho cyangwa ubwo nuvuga ngo uzakora akazi kawe wihishe cyangwa nta hantu ufite uhagaze. Rero bikakuviramo ingaruka nyinshi zo kubura imirimo yawe wagakoze. Kwiyandikisha bizarangira ryari? Ku itariki 15 z'ukwa gatatu nibwo bizahagarara. Niki wabwira abakomisiyoneri kijyanye n'iyo gahunda cyangwa n'imikorere yanyu kugira ngo wenda babashe kugera ikirenge mu cyanyu? Mufite biro nziza twayibonye, mukorera ahantu heza, biragaragara yuko uko bisa kose ibyo mukora bitanga umusaruro. Niki wabwira abakomisiyoneri mukora akazi kamwe? Icyo nabashishikariza no kuza bakiyandikisha muri Nzuri Business Group kuko twebwe dukora binogeye abakiriya. Impamvu binogeye abakiriya ni ukuvuga ngo twe tubereka ibintu koko duhagazeho twabonye, tukaza tukagenda tukereka umukiriya akabibona yashima koko akagura. Ariko nk'abakomisiyoneri icyo nabashishikariza aba nukuza nyine tugakorana, kuko iyo dukoranye tukagenda dukorana mu bihugu bigiye bitandukanye. Ushobora guhagarira intara runaka, ushobora guhagarira umurenge runaka, ubuhagarariye kuri Nzuri nawe bikaguhesha ishema no kumva ko nyine ibyo ukora kuko abantu bazi Nzuri Business Group ko ibyo dutanga bifite ireme. Ndumva nawe wabugiriye amahirwe yo kuba wakorana na Nzuri Business Group. Birumvikana cyane. Wa mugana abakomisiyoneri usanga hari ukuntu abakomisiyoneri baba bakora mu buryo budafatika, nta abantu babasuzugura, abantu bagira gute bumva ko ari akazi gaciriritse. Wa mugani bagiye bibumbira hamwe bakaza bakegera amakampani nk'uko bakagira urugaga babarizwamo,
wa mugani birumvikana ko akazi kanyu kagira kahabwa agaciro. Hanyuma hari ibintu twumva ngo mufasha abantu kugura ahantu hatari mu manegeka, ngo ahantu ngo hatarimo za litije, ngo hatarimo ibibazo n'iki byose. Koko niko byaba bimeze? Mwebwe mukoresha ubuhe buryo kugira ngo murangire abantu ahantu hizewe, do umuntu agura ahantu hatari mu manegeka nk'uko mubivuga n'iki? Mbese kanzuri mukoresha ubuhe buryo koko? Ni ukuvuga ngo twebwe niba uje kugurisha, utugana ushaka kugurisha ahantu hawe, twebwe ntabwo tubasha kuba twahashyira ku isoko tutabanje kuhasura. Tujya kuhasura, twamara kuhasura tukazenguruka aho ngaho duhaye, niba ari inzu kandi tukabanza tukareba ko aho nta kibazo gifite, nta madeni arimo wenda ya banki cyangwa ikindi kibazo ufite ni nacyo. Iyo tubonye koko nta kibazo gihari tuyishyira ku isoko tukabigurisha. Ariko iyo dusanze harimo ikibazo ntabwo twe twagurisha ibintu kandi tuzi ko harimo ikibazo, kuko bishobora kugira ingaruka kuri wa wundi ukiguze. Birumvikana, ndumva muri aba professionnel kabisa, ndabyumva. None se ubundi umuntu iyo afite nk'ikintu ashaka kugurisha kugira ngo mujye kukisura cyangwa se mumugurishirize, bisaba iki kugira ngo wenda n'abakurikiye kino kiganiro bafite ibyo bashaka kugurisha kugira ngo wenda babe babasha kubagana? Ni ukuvuga ngo twebwe hari amafomu tuba dufite ku kazi kacu tugenda buzuza. Iyo tuganye ushaka kugurisha cyangwa kugura, hari amafaranga tubanza kwishyura, amafaranga 20,000. Iyo tuyishyura iyo fomu ukayuzuza yerekana ko koko uhaye akazi Nzuri Business Group igushakira umukiriya cyangwa igushakira icyo ushaka kuje kugura, wenda urugero inzu cyangwa ikibanza. Uvuga ngo wishyuye amafaranga 20,000 ukuzuza iyo fomu, turakujyana kuri tere niba ari inzu ushaka, tukakwereka mpaka ushimye tukagurana iyo nzu. Ariko niba uje kugurisha nabwo ni ukuvuga ngo tuza gusura ya nzu yawe, tukazenguruka tukareba ibibazo birimo, ese yubatswe gute, ifite ibihe bibazo, byose tukabireba kugira ngo tubashe kugira. Rero ikintu kidufashamo ni ukuvuga ngo twishyura amafaranga, si ukuvuga ko ari uko wenda hari ikindi kintu, uvuga ngo tuba tugira ngo nyine twereke umuntu ko turi seriye y'akazi turimo. Ikindi kandi niba ari ukuvuga ngo ayo mafaranga ntabwo ari ukuvuga ngo arahera, iyo ugiye kutwishyura y'ubukomisiyoneri y'amafaranga 20,000 uyahera ayo ngayo uba waratanze mbere. Yego. Birumvikana, ndumva ari sawa cyane rwose. Barayatanga se ayo mafaranga se nk'umuntu uje kugurisha, ko umuntu abaje kugurisha nta mafaranga afite, ariyo mpamvu yashyize umutungo we ku isoko, ayo mafaranga ubwo ngubwo baremera bakayatanga? Mwebwe kuki muyabaka mbere? Abafasha iki? Impamvu ni ukuvuga ngo abatwizeye, iyo tuganye abayatwizeye, kubera yuko hari abakomisiyoneri byo koko benshi bari hanze, wenda bayabahaye aho hose ngo bamugurishirize, ariko bikaba byatwara icyo gihe kandi amafaranga yakeneye. Twebwe rero ni ukuvuga ngo bitewe n'amasocial media dukoresha n'aho tugenda twamamaza bitandukanye, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukubita n'umuntu wari uyikeneye, ariko ko iyo ababaye yagiye kugurisha ababaye, ariko ayo mafaranga arayabona nawe akayatanga, kuko aba yumva ko ibintu bye biri seriye kandi ashaka ko kugurisha, yumva ko ufite ikibazo kimukomereye. Tugana ku musozo se, ese hari watubwira nk'uburyo mukoresha kugira ngo n'abadukurikiye babashe nyine kubagirira icyizere, bavuge bati aba bantu uburyo bakoresha bashaka umukiriya ni uburyo burambye koko umukiriya yaboneka, kugira ngo wenda twumve yuko koko bishoboka? Nubwo nabibonye yuko mugurisha wa mugani, ntabwo mwagira biro nk'iyo twabonye, ntago hano hakora umukobwa mwiza nkawe ngo batabasha mutabona amafaranga, ariko byira abadukurikiye uburyo mukoresha kugira ngo mubone abakiriya. Bivuga ngo uburyo bwa mbere twe dukoresha amasocial media, hari ku ma Facebook, tugakoresha YouTube, tugakoresha Instagram, hose turakoresha kugira ngo abantu batugana batubone. Tunakoresha ku maradiyo twamamaza nka City Radio, ikiganiro cya Dashim, bitandukanye tugiye dufite kugira ngo abakiriya bagende batugana. Ndumva ari byiza cyane. Aho kuntuza YouTube yanyu yitwa ngo iki? Yitwa Nzuri Business Group cyangwa Nzuri Market. Hose wasachinze ukabishyiramo wabibona, wahitubona ibikorwa byose tuba dufite, ibibanza, amazu, ibintu bigiye bitandukanye tugiye dufite hano muri Nzuri Business Group. Imari se ubu ngubu mufite ku isoko, nk'umuntu afite amafaranga avuga ati ngiye mfite amafaranga yanjye, mbese imari mufite ubu ngubu
iri ku isoko umuntu avuga ati wavuga uti nshishikarije umuntu kuyigura kugira ngo umuntu ufite amafaranga ye abitsa atari kubona ikintu ari gukoresha nk'ibimari wenda y'uyu munsi mwaba mufite ni iyihe? Imari dufite uyu munsi ni etaje iri Kimironko. Iyi etaje iba abantu babamo ifite ibyumba 6, ikagira toilette 5, ikagira salo, ikagira salle à manger, ikagira parking ndetse n'amanexe ku ruhande. Iyo iri ahantu hafi y'umuhanda, sikuri handi nko munsi bita muri byo niko abantu bavuga. Aho ngaho iri ku muhanda rwose, mbese ni inzu nziza, nagushishikariza kujya kuyireba kuko ni inzu nziza mbese ishimishije iri muri iki gihe cyo kubaka amazu agezweho. Ikintu nababwira rero nuko nababwira ko inzu mwayigana mukayireba kuko yari iri kuri miliyoni 100 mu minsi ishize, ariko ubu twayihananuye cyane ariko kugira ngo abantu babone imitungo nyine babone ayo mazu kandi amazu meza, twahise kuri miliyoni 85. Nukuri numva ko nukuri ntako tutagize twamanuye hasi, turagira ngo rero kugira ngo nzuri ibashe kuba ibintu bikomeye kandi biri ku mafaranga makeya buri muntu wese ashobora kwisangamo. Murakoze cyane. Ndumva inzu yavuye kuri miliyoni 100 ikaba igeze kuri 85 ari etaje. Burya se etaje za miliyoni 100 burya murazigira hano muri Nzuri? Cyane rwose turazigira, ushobora no kubona iri munsi yayo nabwo birashoboka cyane rwose. Niyo mpamvu tubabwira tubiganye Nzuri pe, ubu mbese ushaka inzu cyangwa ikibanza tuguha ibintu byizewe kandi byiza. Ntago musanzwe, ariko hari ibintu numvishe ngo mu managingira ngo abantu imitungo mu managinga ni imitungo imeze gutese. Ntago ngenda bisobanukirwa, wenda wasanga ari n'abandi bameze nkanjye batabizi. Wasobanurira abantu uburyo ngo mu managinga imitungo y'abantu? Yego, to managinga imitungo wenda nk'urugero natanga nk'umuntu ufite nk'amazu kodesha kandi afite akandi kazi arimo, bikagorana ko ashobora kujya ku managinga nyine amenye ati abantu bimeze bite biki n'ibiki bya buri munsi kuko abantu dushakisha henshi. Niyo mpamvu rero hari igihe ugana Nzuri Business Group kugira ngo bigufashemo tukumenyera nyine iyo imitungo yawe itimukanwa, tukabasha kumenya abantu nyine ugiyemo uvuyemo ibyo akeneye ibyo ashaka, buri kintu cyose twabasha kuba twakimenya nk'uko nyine nyinzu yaba hibereye. Dusoza rero ndumva kubakurikiranye kino kiganiro cyacu rwose ngira ngo banyuzwe bashobora wa mugani kubagana nabo bakiyizira, dore twabafashije kuhagera. Ngira ngo twababajije byinshi cyangwa se bike mu byo bakababajije, ngira ngo bashize impungenge z'uko mubarangira ahantu heza kandi ku mafaranga makeya. Izo nzu za makeya ibyo abakomisiyoneri babyumvisha ibyo kwiyandikisha, ngira ngo ibyinshi muri rusange twabibabarije. Ngira ngo wenda hari dusoza wagira icyo ubwira abadukurikiye hirya no hino, kandi noneho ukanababwira uburyo bashobora kubabona n'aho bashobora kubasanga kugira ngo nabo babibarize byinshi bakeneye kumenya, cyangwa se babahe akazi mu bashakira ayo mazu, cyangwa se banabazanire ayo mubagurishiriza. Wagira icyo ubwira abadukurikiye noneho ukababwira n'uburyo bashobora kubabona? Twebwe ni ukuvuga ngo ikintu nabwira abantu muri rusange, icyo nabashishikariza ni uko Nzuri ikora ibintu kandi igakora ibintu neza mu buryo bugaragara kandi bunoze. Icyo navuga ni ukuvuga ngo nk'umuntu ushaka kugurisha yatugana, kuko ni ukuvuga ngo nta mafaranga 20 dutanga kuza fumu y'uko uhaye akazi Nzuri Business Group igushyire ku isoko iyo nzu yawe, tukaza tukagushakira umukiriya, tukakuzana umukiriya tukamuhuzanya mu kumvikana. Urumva ko ni ibintu mbese ntago ari ibintu biba birimo uburyarya nko kwa kundi kwa komisiyoneri uca hirya ku ruhande ubazande, uvuga ngo twe turamukuzanira mukavugana mukumvikana. Nabwo ku bantu bagura amazu nuko turabanza tukahagera tukahasura tukareba ko nta bibazo bigiye birimo bitandukanye, tukabona kugurisha ahantu koko cyangwa guguha ahantu koko tubona ko hameze neza hakeye nta kibazo kirimo, ukagura ahantu wumva utekanye nta kibazo. Rero icyo nabashishikariza ni ukugana Nzuri Business Group ikabafasha kuba mwagurisha imitungo yanyu, kuba mwagura indi mitungo, kandi tukabafasha no muri ibyo ngibyo byo kuba twabagenzurira imitungo yanyu itimukanwa.
rero icyo nabashimira cyane kuko kuza kuba mwatwesha ino interview mutubaza kureba Byanzuri Business Group. Turabashimiye namwe kubw'umwanya wanyu mwafashe muza kutureba. Ikindi ahantu mwadusanga ni hano ku Muhima kuri Yamaha munsi gato ya Feruje muri etage bita Shema House. Wenda kuri contact tuba dufite hari 0782 48 37 ku yindi watubona ni 08 23 01 23. Murakoze cyane. Murakoze namwe, akazi keza.